Yes, ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikira umunsi ku munsi. Njye ndi wa muhungu wanyu James Legend wamamaye, tukaba tugiye kubana muri My Heart Talking and Comment. Tugiye kugaruka ku makimbirane y'uyu muryango wa Rwema ndetse na Betty, aho kuri uyu munsi ruri kwambikana cyangwa se biri guca bigacika, aho barimo gupfa iby'imitungo. Murabizi ko hari igihe uyu mugabo yigeze kuganiriza umugore we, bigasa nkaho bimucitse, akavuga ko hari imitungo yagiye yizigama mu cyaro, hari amahegitari n'amahegitare yagiye agura, hanyuma bikaza kubabaza umugore we ko yari atazi ibyo byose, atigeze abimubwira. Hanyuma aza gukoresha tirike kugira ngo uwo mugabo we abashe kuba yajya kumwereka iyo mitungo, kuko yari amaze kuvuga yuko bimucitse, nyine ari ibintu bimucitse biri aho ngaho bidahari. Abivuze yiganirira, ariko burya irya mukuru riratinda ntirihera. Uko byagenda kose, umuntu mukuru nyine iyo bamubwiye ikintu atekereza kabiri, akabasha guhita amenya ikijya mbere kuri icyo kintu. Hanyuma rero yaje gukoresha tirike, ahita amwereka ko nawe afite imitungo y'ama etaje atigeze yerorera umugabo, atari ko buriya uramutse ugiye kunyereka iyo mitungo yawe mu cyaro, ati nanjye ko byagenda kose naguhishurira iyo mitungo. Haba hajemo ikintu gisa nko guhangana. Umugabo atangira kwibaza ukuntu umugore yaba yaramuhishe ibyo bintu by'ama etaje n'iki. Aravuga ati nubwo wenda ngiye nabimuhisha, ariko nibura wenda naragendaga ngakuramo bike bikeya nkabizana, bikabasha kudutunga njye n'umuryango n'iki. Atari ko none umuntu ufite etaje amafaranga ayivamo n'iki, ayo mafaranga yayamajije iki, ayakoresha iki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kandi mwibuke ko uyu Betty, umugore wa Rwema, ibi byose yabikoze mu rwego rwo guhanga ikinyoma gishobora gutuma uyu mugabo nyine ava ku izima akajya kumwereka iyo mitungo. Kuri uyu munsi rero imitungo yarangije kuyimwereka, umugore rwose biramushimisha, ariko nanone biranamutangaza ukuntu umugabo nyine babanye imyaka yose ingana gutyo yaramuhishe ibyo bintu, ariko noneho hasigarana ikibazo cy'ukuntu azamubwira ko we ibyo yamubwiraga yamubeshyaga. Guys, abantu babanye gutya niye nama mwabagira? Urumva imibanire yabo irimo ibintu birimo kutizerana no guhangana. Ese niye nama mwabagira? Ni iki kintu urumva wabwira aba bantu ndetse n'abandi bantu babana muri ubu buryo? Ni iki kintu urumva wababwira? Guys, mume comment mumbwire rero uko mubibona, ndetse mugire n'inama n'abantu bashobora kwitwara muri ubu buryo. Mumbwire ikintu nyine bashobora kuba bagirwaho inama. Mbibutse ko inkuru nk'izi muzitegurirwa kandi mukazigezwaho nanjye James Legend wamamaye. Ndabakunda cyane kandi mbahoza ku mutima. Imana y'u Rwanda ihorane namwe.